Mu myaka 7 ishize nibwo Wantege Louise, umubyeyi w'abana batandatu, yafashe umwanzuro wo gushaka icyo akora, ariko asanga inzozi zo gushora imari mu buhinzi zizashoboka ari uko yerekeje hanze ya Kigali. Ku nkengero z'ikiyaga cya Cyohoha mu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera niho Louise yahisemo gushora imari mu buhinzi bwa makadamia. Naje gusura abavandimwe hano, sanga ubutaka bwaha ntabwo icyo gihe ntibwahendaga, ngura ubutaka, maze kugura ubutaka ariko bari bambwiye ko iki giti ari ugushyira mu murimo ukaza gutora amadolari. Nanjye rero ubwo ngubwo urumva ko umuntu wese urya ahita yumva ikimugirira akamaro. Ubuso bwa hegitari enye n'igice nibwo ahingaho, akaba afite ibiti 960 yatangiye gusarura, aho adashobora kujya munsi y'ibiro 50 ku munsi, kandi kilo kimwe akagurisha amafaranga 1200. Ibi uyu mugore abibonamo inyungu kuko bifasha umuryango we. Uko umwaka ugiye niko byongera. Ubu ngubu ngeze ku kubona nka miliyoni 200, kuko niba buri cyumweru ushaka kubona ibiro 300 kuba kane. Famiye nose abana ntibiga, ntitubatangira kuri ayo twabonye hano. Niyo mafaranga ya minervare. Mfite umuhungu wiga muri amashuri meza uzi yo mu Rwanda henze. Mfite undi wiga hanze. Ubwo nose ubwo urumva bidafite uko bifasha. Ikindi kirimo kwagura ishoramari rya Louise Wantege ni umushinga wo gutubura ingemwe za makadamia, aho rumwe arugurisha amafaranga 4,000. Mu mwaka ushize akaba yaragurishije ingemwe zisaga gati 5,000. Akaba hariho ashingira yemeza ko mu minsi iri imbere hashobora kubakwa uruganda rubyaza umusaruro igihingwa cya makadamia. Makadamia wabonye ko bavuga ko ari umuti w'umutima, bakoramo amavuta, nubwo twego tutaragira inganda, ariko abazikoramo bakoramo ari amavuta meza. Hari ay'abagore mu musatsi, ari ayo kwisiga, l'huile d'olive barya ku meza. Ntuzi ko kiro litiro ari 9,000. Nose ubwo ngubwo tubaye dufite uruganda umva bitaba bimeze neza. Rwagurira n'abandi abantu bamaze kubitera ni benshi, ariko ntabwo turageza ku rwego rw'uruganda. Ibikorwa bya Louise Wantege byahaye akazi abantu bari hagati ya 40 na 50. Bamwe muri bo bagaragaza icyizere cy'ubuzima bakesha kubona akazi muri ibi bikorwa. Hano nkorera amafaranga 2,000 ku munsi. Muri 2,000 ku munsi rero nk'ubu ko turi guhinga hano, turafata tugahereza umuntu umwe turi nka 15, akagenda akagura matera cyangwa kugura ihene cyangwa kugura intama mu kimwe. Tariki ya 8 batuguriye ifi, tugiye kuva mu kazi duteka gafi, dushyiremo inyanya, bitunguru byose. Gucamo inshuro nkitunga, nkabona iby'umwana arya. Yego. Nabashije gukuramo, naguze ihene ndayifite mu rugo, naguzemo n'imyenda ndisukura, iyo ngiye mu bantu ngenda asa neza. Ikiyaga cya Cyohoha ni ikiyaga gihuza u Rwanda n'u Burundi. Aha Madame Louise yahabonye amahirwe akomeye, kuko usibye kuba muri iyi minsi arimo guhinga igihingwa cya makadamia akuramo amafaranga menshi, bigaragara yuko anafite inzozi zo kubaka hoteli ku nkengero z'iki kiyaga, kugira ngo abazajya batemberera muri kano gace bajye babasha kuharuhukira, ndetse n'abaturuka mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi nabo babashe kuhagera. Hano urabona ko ari ahantu heza, ni kuri frontiere, wenda kera hazaba heza. Bashyizemo za kaburimbo, bashyizemo iki, twubake n'amahoteli ariko byavamo. Kugira se wubatse hoteli hano abantu ntibajya reba, ntibabonye ko ari isaha imwe kuva i Kigali. Niba isaha imwe kuva i Kigali dufite imihahirane n'abarundi, kumva ko bizaba ari bizima. Imibare y'inzego zifite aho zihuriye n'ubukungu yerekana ko mu Rwanda abagore bayobora amasosiyete y'ubucuruzi manini bangana na 25%, abayobora amasosiyete aciriritse ni 15%, naho abayobora amato ni 29%. Abagore bafite imirimo bangana na 38%, abafite za konti muri banki 34%, gihe abakoresha mobile money ari 55%. Jean Claude Mutuyezu mu karere ka Bugesera.